abantu mwamukunde kubana nanjye muri vlog, ndabasuhuje cyane. Ikindi ndabakunda abantu mureba prank, abantu mureba filime, abantu mureba ibintu byose byanjye. So mubane nanjye muri vlog, murabonamo ukuntu bankoreye imisatsi. Nari nateyeho ino plant ariko nayiteye hano inyuma, imbere nasize umusatsi. Nk'abantu mwe ndaza kubabwira ibintu tentire yankoreye, niyo yatumye mpita nsubirayo nta n'ibyumweru bibiri bishize ngo bankorere noneho imbere bashyireho closure. Murebe so ndaza kubatera story nicaye ndi njyenyine by'ibintu tentire yankoreye. Mubane nanjye rero muri no vlog itarimo ibintu byinshi, irimo ibintu bike cyane. Nawapenda sana, tuko wote. Nk'abantu mwe tentire yankoreye amabara mu buzima bwanjye. Ndi umuntu ushyiramo tentire kenshi gashoboka, ubundi ngiye gutunga umusatsi w'umukara aba ari gake. Mba mubisemo tentire, nimba ari uko simbizi kandi ko kuvuga ibintu byinshi kuri yo, kuko nayobewe impamvu yatumye ncira umusatsi. Tentire yaragiye ncira umusatsi ku rwego rw'uko bayinshyiriramo nta kibazo nari mfite, ubundi nsigamo amavuta ngiye cyane mu musatsi kugira ngo kuko nkunda tentire kugira ngo udacika, bagashyiramo nkabona nta kibazo pe. Reka rero nzahambure utudredi nari mfite, banshyiriramo black. Gusa umuntu wakiramo tentire yambwiye yuko iyo black na tentire no kuba hari indi yari ibanjemo twongeye gushyiramo black kujya tuyikuremo ari byo bintu ushaka byarateye umusatsi wanjye gucika. Ejo bundi rero nibwo nateye plante, igice yagarikiraga nk'aha imbere nasize umusatsi. Noneho ubu najyaga kuryama nambaye igitambaro, ntabwo najyaga mbibona ko umusatsi ucika. Umunsi umwe rero sinzi ukuntu ku manywa nagiye mu buriri ntashyizemo igitambaro, mbyutse akenda k'umusego kari umweru. Yebawe, nabonyemo ikintu cyitwa udusatsi dutoya. Si yari na plante wenda uvuga ngo niyo yapfutse cyangwa ikintu, yari imisatsi yanjye. Kuko umusatsi wa plante n'umusatsi w'umuntu kubitandukanya biba byoroshye. Narabibonye numva ndababaye, nsanga hano hari ahantu nazanye agahara, hano isi nijoro. Byarambabaje, ndavuga uko byagenda kose ngomba guhita nshyiraho closure, ubundi nkashaka ukuntu ngarura umusatsi wanjye ku murongo. Cyakora hari salo nagiyemo nshyiriramo vitamine, salo y'Igikondo bitwa Kigali wati. Naragiye banshyiramo tentire, tentire yabo ni sawa, sindi kubamamariza, simbamamariza pe. Nigeze kujyayo rimwe baransuka, ubwa kabiri nasubiyeyo bagiye kunshyiriramo tentire, nako nasubiyeyo bagiye kunshyiramo vitamine. Iyo vitamine yabo niyo yatumye nibura kuba uyu munsi nahambuye nabonye impinduka. Nubwo gucika k'umusatsi wanjye bitarashira, ariko nabonye impinduka igaragara pe. Ubu mwumva ibintu tentire yankoreye, ubu ngiye kuba umuntu mwiza. Tentire nzongera kuyishyiramo nibura umusatsi wanjye waretse gukomeza gucika. Hari ukuntu ukoramo gutya gato ugahita ubona umusatsi utakayeho. Ngaho nguko icyo tentire yankoreye, ariko ndayikunda, simbabeshye ngo nabaye ngo ngiye kuyireka. Nzongera nyishyireho, ahubwo ubu ngubu noneho ngomba gufata ingamba. So ndaje mbereke ukuntu umuntu wankoreye neza. Nabikunze, ntabwo ndi kubabara. Guys, abantu mumaze iminsi mumbaza ikintu nisiga uri gusa neza, njya kujya mbakaya consultation ubundi mbahereza amavuta. Komeza muryoherwa na vlog yanjye. Nawapenda sana tena zaidi ya sana watu wangu. So ndi kureba ukuntu umusatsi wanjye umeze nyuma yo gushyiramo ya vitamine nababwiye, nkajya mbona bisa neza. Numvishe nongeye kuwukunda. Iki ni cyo gituta rero bansutse kugira ngo bashyireho plante. Nabonaga kimeze fresh. Uyu rero ni umutwe wandi, ni uwandi.
kandi twari twajyanye bari kumusuka nawe, twatangiriye rimwe badusoreza rimwe, ibintu byari bimeze neza, nanjye ndashaka kubisuka nkareba ko naryoherwa n'udusuko dukeya tutaremereye ku mutwe. Turagukunda pe. Amasura y'imara. Okay, ibi ni byo biryo ngiye kurya n'ubugari. Ibi bintu ntabwo bibaho, ariko ndabifata nyuma y'iyi minsi. Mwaramutse abantu twabonye mu munsi wa mbere wa vlog, ndabasuhuje. Uyu munsi rero ni umunsi wa kabiri muri iyi vlog muri kureba, ariko ni naho ndi buyisoreze. Mvuye iwacu ngiye i Kabuga muri fete yo gukomezwa y'umwana wo muri famiye. Sinzi ngo iyo bakomejwe biba bimeze gute, sinzi ngo iyo bahawe iyo bagize gute. Umwana wivuga mama ari gukora, ni uko nguko mubona yanjye dore njye nambaye ikanzu y'icyatsi, akazi narakunze, inkweto z'umutuku n'agasakoshi k'umutuku n'aka gakomo. Nibagiwe impeta, ngiye gusubira mu nzu ngo nihagari n'inzu. Nuko umumama ameze, nakoze cyane kubana nanjye, ndakomeza mbahereze nanjye amashusho makeya, ariko uyu munsi tugomba gusoza iyi vlog. Ahantu namukunda vlog nizere ko mwishimye, ndabikunda cyane. Mbanze ndebe impeta. Urumva uri kumbaza umuntu wanenda kuko namuzi, ukambwira ko ndi mukuru ngomba kuba muzi, n'amahari menshi. Twagiye rero muze ndaguteye ntago muzi. Ubu rero ngeze iwacu, navuye muri fete ya famiye. Ubu ngiye kwiyambura amahereni. Nabaye inkumi, nako nabaye umukecuru, nsigaye nambara mpindura n'amaherena. Hano mfite iyi sheni ya danje, ino sheni yanjye yibonye bayigusha nka $1,400,000 n'iki gikoma n'impeta yacyo. Ndashimira abantu mwese twabanye muri no vlog ntoya, abantu mukunda vlog shaho ngiye kuzibaha zibabana isereri. Abakunda planka ni uko nguko, ndongera kubashimira. Abantu munkunda, mugakunda Sumani, mugakunda Neira, abantu mukunda abantu bose bagiye batambuka kuri channel yanjye, Imana ijye ibaha umugisha. Muri abantu badanje, abantu mureba ibintu byanjye byose ndabakunda, ndabazirikana, murabasabira umugisha kuri Nyagasani. Ndabakunda, murabeho, kajya kwita ku muryango.